gahunda ni Gisenyi. I Musanze witwa Mugisha Benjamin afata agata kubita Bruce Melody Kunda aramubwira ati ninjye gisamagwe gikuru. Aramanuka Nyagatare arongera afata ikibatira umuhora arawushyushya kubita Kunda ya Bruce Melody. Aramubwira ati Bruce Melody jya hasi nkuyobore ninjye gisamagwe gikuru. Aramanuka i Bugesera aramufata ashirinda kwityazo arayityaza aravuga ati bavuga ngo usetse neza ruseka nyuma, ariko Bruce Melody ndaje ngwikiboneza mvugo ahangaha i Bugesera urahava nta nku nitwa ni Kenny Boy nk'ibisanzwe muri studio ya Madman XC Affronta TV. Tukaba twageze muri Samu County mu bitaramo biri kubera mu Rwanda bizenguruka. Ndabona abakinnyi bose bamaze kwishyushya ndi kuri bimeze nabi. Melody na timu ye ndetse na The Ben na timu ye dore bamaze kugera mu kibuga. Reka umusifuzi atangize yino match we. Banyarwandakazi ibi ni iki? Birakomeye. Ibi ni ibiki? Birakomeye. Mugisha Benjamin Musanze abwira Bruce Melody ati ibyo wigize wabonye uri muri rebi ikomeye 155 EM, ubona uginywa ku kabyimba kazana inda, ubona ufite abafana mu mujyi wa Kigali ukagira ngo njye sinakoze amahiti, nakoze ibintu byinshi wowe utanazi. Reka tujye mu ntara ibyo wigira ndaza ndabikumaramo. Igitaramo cya mbere cyangwa se imaci ya mbere yahereye i Musanze, Bruce Melody aririmba indirimbo habura n'umwe umufana. Bruce Melody na timu ndetse na Pirate bariharahara baraziririmbira barazibyinana barazifanana. Tayiga kigera kuri stage abafana be Musanze bati Tayiga bi ngwino hano tuguhereze intebe wicare, tugushakira utuboga twiza, tugushakira imbwija, tugushakire dodo wirire. Naho Bruce Melody arasubira i Kigali areba hejuru y'imifuka y'ishati. Birakomeye kuri stage Bruce Melody umwana yamufasha aramwicaza aramukaraga aramugarura. Bruce Melody yatashye y'imyuzi imoso ngo yari yitwaje imandwa nyinshi za patino, ngo ariko ba patino batashye byabacanze. Bibajije uriya mungu bita Benjamin wo bise The Ben yaramufasha aramukubita urushyi ku itama ry'iburyo abwira Bruce Melody tega n'ibumoso musubire. Yamukubise aho bise Musanze, bageze na Nyagatare musubira. Banyarwandakazi, Bruce Melody ati njye sinyuzwe noneho reka tujye Nyagatare nze nkwereke ukuntu ndi 001, nze nkwereke ukuntu ndi munyakazi, nze nkwereke ukuntu nasanzwe. Bruce Melody ageze i Nyagatare byamubayeho, yagize ngo akubiswe n'inkuba, yagize ngo agonzwe na hoho, yagizwe ngo ni gari ya moshi muciye hejuru. Yaragiye ajyana na timu ye ba Pirate n'abandi benshi bakomeye, dore ngo bararirimba bakaririmba bakanyeganyeza stage. Umuntu witwa Mugisha Benjamin aravuga ati ubu ndahera hehe. Ye baba we ngo birakomeye, wowe bise Bruce Melody ufite na ipima metero 20 z'uburebure, akaba pima umuzenguruko wa metero 20 z'ubunini,
ngariko baribaza ngo ubundi randa ubundi yose ngo mana baramukubise baramukaraga baramugarura ngo stage iramunanira neza cyane ariko hari akantu buriya ngo Umugisha The Ben ngo yagezeyo araririmba neza biranga ariko ngo hari indirimbo yageze gukora y'Imana ngo yamanye ko iriya ndirimbo ariyo shuwa ya nyuma aravuga ngo iyo mana dusenga irakomeye niyo mana itabura guseruka ayiwe take you maga take you today baba we iriya ndirimbo ngo niyo bita ngo nduwi Kigali iyo w'ikigali birakomeye Nyagatare dore Mugisha Benjamin aririmbye abura n'umuntu n'umwe ibi ni melody aho yicara mubwira ati icare wige icara umenye ibyari byo ariko Mugisha Benjamin yibuka ko afite shuwa ya nyuma afite ya ndirimbo ageririmba abantu bose bumiwe afite ya ndirimbo afite ba rutahizamu bakomeye abanza kuri benshi avuga ati ikipe nitwigaranzura ikipe niturusha abafana ikipe niturusha imyuka ndajya muri sefu ndajya muri Arsenal yanjye nkure mu mwataka azarangiza feri umwataka The Ben aba yitwaje niyo ndirimbo yakoranye na Tom Close yitwa Thank You Magara yiririmbye Nyagatare yose bati tuguhaye inka bati tuguhaye amata tuguhaye ifumbire mvaruganda umwana wawe ntazabura amata Nyagatare warahakoze ibi bintu bidasanzwe we ariko amakuru mfishe ngo Bruce Melody yari afite ngirandi mu pompo yumvaga ari wishyemo bagasara niyo ndirimbo yari afite fine yashyizemo abafananga kuzamuka iyo bikunda no square kwitanga ariko birakomeye imbere y'izamu rya Bugesera sho go ye baba Benjamin ye baba Tiger B ye baba The Ben ye baba we igisamagwe gikuru birakomeye yivuyemo stage idasanzwe ye baba mana we akoze stage y'amateka yambaye ikabutura azana ababyinnyi be batarenze 10 ari flexible ku buryo abasha kubyinana nabo ku buryo abasha kuzunguza umubiri we wose neza ahatandukanye na Bruce Melody batangiye kwitanya amabondo ngo kandi amaze iminsi mike inda barayibaze we ye baba ariko ngiye ikintu bazanye kimwe nundi Bruce Melody anajyanze kubagisha iranda ye nundi Nyabugogo ntagara babaga inka yagende n'abakayikibagura ye baba The Ben akoze yambaye ikabutura Bruce Melody ngo yamanukanye ibyangwe yatijwe na Diamond ngo yagiye abwira Diamond Platinum ati turakuzi kuri umwami w'icyangwe muri East Africa nshakira cyangwe cyawe cyatari ngiye kwikomera stage ngamanukanye ibyangwe bimupfana ubusa agera nahakuramo amakota buri umufana dore uwo bita Pirate yaririmbye indirimbo za Bruce Melody abuza abafana atangira kuziririmba nk'are Bruce Melody dore ba Patino bumiwe dore byabacanze Bwiza nawe ati ngiye kugira ngo manze kuri stage ni mu karere k'iwacu gito kuvuye mu Bwongereza vuba utazi hiti narindi kwikorera inaha umaze imyaka 9 adasohora ingoma nabari ubanza kuri stage gito ko nawe aramubwira ati uzabaze ariko karakantu wakabonye nakabonye Bwiza batsimbanza kuri stage ari iwacu oya bose bati ngiye ni gute muri tokarindi Gitoko na wati ngende muri legend wowe wakana we za 2008 za 2001 ho ngaho nari mfite agakecuru kanje mfite agatunda ka Adamu na Eva wewe utaranavuka nje mbanze kuri stage
ariko nawe ariho ntabwo wabanza ibintu birakabije. Kitoko ngo yari yavuye muri vestiaire bamubwira ati Kitoko uramanza kuri stage tugukubita amafaranga nayo waburiye mu Bwongereza turayaguha. Ageze kuri stage uriya ngo hari amakuru yuko ngo yari yabanje kubyemera, ariko ageze kuri stage ari kureba stage mbere ahita asubira mu Rwanda aravuga ati reka ntabwo ibaho, njyewe muri legend imyaka yanjye 20 ngiye kumara mu muziki buriya ngo wenda kuwinganya na King James mu muziki arimo neza ari nawe, ariko nta mugore nta n'umwana, ariko abanze mu Rwanda ufite ikibazo mu Rwanda kakano sinzi bagatekerezo ariko ndabona bikomeye imbere y'izamu rya Rubavu muri stade Umuganda. Ibi ni biki? Ati mwansekeye i Bugesera, munsekere i Musanze na Nyagatare, muravuga ngo bizaba binezero, mutangira kugenda mwirata ngo 3-0. Ndababwira ngo usetse neza n'useka nyuma, na Bibiliya iravuga ngo gutangira cyangwa se kuzasoza biba ari byo bizahabwa agaciro kuruta gutangira. Ati narabihoreye mushyushya stage, none dore ngeze Rubavu mpindura ibintu, dore Bruce Melody ngaracanga irangi, dore ngaravuga ngo yazize abacuranzi babi, yaka umuntu ucuranga sembare imirishyo, bariyita imirishyo, aravuga ati mereza hano nzikubitire. konzi ko imirishyo ari ingoma yabanje yababagwe Bruce Melody akubita ingoma, stage yose arayihungabanya, bashyiramo imyotsi, wagira ngo ni Diamond Platnumz, wagira ngo ni za stage za Burna Boy ejo bundi mu gikombe cy'isi, akubita ingoma arabyicurangira. Dore umufana, dore The Ben ngarajya kuri stage akabura, Bruce Melody akiramo ngo twasinze twanyweye, dore utuzizi ngo turasa miliyoni ndirimbo hejuru, dore utuzizi azanamo ndakwanga, aramubwira ati The Ben njye ndakwanga no mu bwana bwanjye ndakwanga bitewe n'ukuntu naje kukureba ngo dukora indirimbo gakina PlayStation. Mana we, ariko nibwo utayibonye neza Bruce Melody pompo nitwa ari ashuri gitaramo, pompo niyo yari yiteze urana yari ku mutembo yareba nawe yumva Bruce Melody bose ewana. Ndi kureba Bruce Melody yakubise stage yakasamutwe, afata wabise The Ben aramuziringa mu kiziba, aramugarara muhindukiza Bruce Melody bose. Noneho Bruce Melody aravuga ati wankubise 3, tegayo matama nze nyamyore, tegayo matama nze nyacisha ipasi. Bruce Melody aravuga ati waransetse ngo ndabyibushye simbashe kubyina na timu yanjye, noneho timu yanjye rekana nayihorere, nikorere performance yanjye nziza i Rubavu. Bruce Melody akubise The Ben by'amateka, aramubwira ati The Ben burya ugukubise mu itumba no muri sama yakongera, ugukubise mu itumba no mu rugarya araza akagukubita. Wibuke ku itariki ya mbere kwa mbere muri The New York Groves ibintu nagukoreye urabizi, none dore warishimye urishima. Ati kuba wakambara ipantaro ya so ntabwo bikugira umugabo wa nyoko, kuba ari umaze imyaka ingana gutya muri Amerika njye narindi gukaba. Bruce Melody yamufasha arayicaza The Ben, aramwicara The Ben asubira kwiga umuziki ewana. Yo bo bavandimwe ntibakubwira ngo uwasetse neza n'umuseka nyuma, dore ibitaramo byose The Ben yari yarakoze yazimye, nta n'umuntu ukimwibuka, amatwi yose ni Bruce Melody Rubavu, imihanda yose ni Bruce Melody Rubavu. Bruce Melody uzamutse nka Arsenal yari ikipe izamuka neza ariko ikaza gutaha nabi, ejo bundi itangira nabi ariko iza gusoza itwaye igikombe. Aramubwira ati waravugaga ngo wankubise 3-0, dore njye mise mwibagiza abanyarwanda. Bruce Melody 001
washyizeho iminota y'inyongera, reka turebe birakomeye. Bruce Melody ashyizemo pompom akinyuma, ndakwanga. The Ben yicaye arabona birakomeye, mana we, match irarangiye. Byarenze umufana atashye wabariye bavandimwe. Iyi ikaba ari match yahuzaga Bruce Melody ndetse na The Ben muri itaramo byabo byitwa The Summer Country Tour, aho Bruce Melody ngo yari yarakubiswe gatatu, ariko aramubwira ati useka neza nuseka nyuma. Iyi stage Bruce Melody ayikoze neza ku rwego rwo hejuru. Naho uwitwa Mugisha Benjamin yicaye ejo bundi ngo aririmbye aryamye, none dore n'ubu kubyuka kuri stage byanze amarira yamwishe. Muvandimwe, iyi match yibonye ute? Iyi match yari umuriro A1, yari umuriro bya danje, yagurukaga ariko nyine Benjamin nasubire kwiga umuziki kabisa, nasubire kwiga umuziki. baba 001 natugura ukora rusumbi jose, naratugura ukora ngo rusumbi jose. Ngo The Ben yari yazanyemo n'umuvandimwe Green P na bapifura ngo bamushyigikire, ariko dore biranze bibaye by'ubusa. avuga ati ubundi kurusha amani. Umuvandimwe wakoze kuba wafashije kubanye nanjye kogeza iyi match, akaba ari Madman akaruwa gatambitse Afronta TV. none abafana bacu ukababwira iki? Ikintu abashima abakomeje nyine gukurikirana wa Madman akaruwa gatambitse, kunde bakora subscribe, sharing, kandi bakuze supporting cyane. Kora subscribe kuri Madman Empire, Madman X Empire, ubufatanye bwa Afronta TV. Mukore subscribe babwira ngo ibi bintu nakagaruka. Stay on, ndabakunda, ciao. Oh, yeah.